hari ibinyamaboko by'umwijima biziritse amaboko y'abantu kugira ngo batagera ahantu bagera. Rero ngiye kuguha amwe mu mazina y'ibinyamaboko ushaka kureba ukabona koko bihambiriye abanyarwanda. Noneho nawe ubashe gutekereza uvuga ute se ibibazo mfite uyu munsi wa none kuba nta kintu ngeraho, ese ntago ibi binyamaboko byaba bifitemo uruhare? Ndagusengera uyu munsi kugira ngo umwami Yesu aguhe imbaraga maze uhambire ibinyamaboko byose biri ku buzima bwawe. Haleluya. Mwami ndakwinginze ngo ibinyamaboko byose biri ku buzima bwacu, ibinyamaboko byose bitubangamirira ubuzima, ibinyamaboko byose bituzitiye, ibinyamaboko byose bidutsikamiye, ibinyamaboko byose bitubuza kuba abana bawe ushima kandi ukunda, birimbuke mu izina rya Yesu, birimbuke mu izina rya Yeshua. Kandi nonaha turabihambira, turabizirika mu izina rya Yesu. Abanyarwanda bafite inyamaboko cyitwa amacakubiri, cyarabazonze. Amacakubiri urakurikirana ukagenda ugasubira inyuma ugasanga amacakubiri ni ikinyamaboko cyaziritse abanyarwanda. Umuntu arakura nta n'uwabimubwiye, akayakurana akayajyana mu rusengero, akayajyana muri korari, akayagira ari umupasiteri, ari umubishop, ari umusheyi n'andi mazina biyita. Amacakubiri ni ikinyamaboko, ni umwuka. Nutamuboha rero uyu mwuka witwa amacakubiri, Satani azawukoresha aguteze n'izindi ngorane zigiye zitandukanye. Ikindi kinyamaboko gihambiriye abanyarwanda, ubwibone, pride. Ubwibone ni ikinyamaboko gihambiriye abanyarwanda. Bibiliya yo igereranya ubwibone no gusenga ibigirwamana. Kubera iki? Kubera ko umwibone aba yumva ko nta muntu n'umwe muri hejuru, wubwe aba ari idol, aba ari ikigirwamana wubwe cye bwite, ibintu byose ni we. Ikinyamaboko kindi kiri ku banyarwanda ni ubwigomeke. Abanyarwanda barigomeka, nta kintu wabakorera kugira ngo bagendere mu murongo washyizweho. Reka nta kintu wakorera abanyarwanda ngo bure kwigomeka. Ahantu hose bari babigometse. Iyo ugiye mu idini, mu madini basengeramo usanga harimo udusiko twigometse. Yewe no mu makipe bangaba bakina iby'imipira n'ibindi, habarimo ngabantu ngo bari mu ishyamba, habarimo abigomeke. Abigometse ku butegetsi bo ntiwababara, ni burobuhuye. Ubwigomeke, rebellion, ni ingaruka z'umwuka w'ubupfumu, nawo turawugeraho. Ikindi kinyamaboko kibashye abanyarwanda ni icyangire, rejection. Abanyarwanda bafite umwuka w'icyangire bariho. Kubera iki? Abanyarwanda baba baravutse ntibavukire mu muryango baho urukundo rukwiye. Ababyeyi babo birirwa barwana, ntabwo rero bavukira mu muryango birirwa barwana, birirwa batukana, nta muntu ubwira undi neza ngo umuntu azavuke avukanye urukundo. Wapi? Bavukana icyangire hagati yabo. Ngaha babyayo na base bakabanga, ngaha babyayo na wanyina bakabajyana kwa banyirakuru nibabarere. Ibyo byose biragenda bikarema umwuka w'icyangire ku buzima bwabo. Nabivuze, abanyarwanda bafite ikinyamaboko cyitwa gusenga ibigirwamana. Uyu munsi uri kumbwira ngo nta bigirwamana dusenga twebwe, turabakristo. Uri umukristo ariko hari ibindi biri imbere washyize imbere kurenza Imana. Amafaranga se n'ibindi washyira imbere. Niriwe mvuga nawe urabizi muri wowe wagize nk'imana zawe. Hari abantu runaka wagize nk'imana zawe, hari abantu wagize idols. Ibyo byose umenye ngo ni ingaruka z'ibigirwamana basekuruza bawe baramije. Hari ibintu mwita ngo ni imitako. Uzagendere babandi bakora ibintu by'imitako, urebe ibintu baba baragiye babaza, bira nibiki. Nawe ugenda ugiye iwawe urebe ibintu umanitse mu nzu, bira tubyita ngo ni cursed things, ibintu bivumye, ibintu biriho umuvumo. Niba utunze ikigirwamana mu nzu yawe, nta migisha uzabona. Ni uruntu rw'urushusho utunze iwawe, wararuguze ngo ni umutako, ariko urwo runtu ruha abadayimoni uburenganzira bwo kuba ku buzima bwawe. Urebe ibintu wambaye, harimo bambaye amahembe ngo ni amaherena, harimo bambaye ibintu batazi. Ibyo byose ni ingaruka z'ubupfumu. Satani rero we biramunezeze iyo abantu baboshywe bene ako kagera. Iyi kinyamaboko kiziritse abanyarwanda ishyari. Ishyari ni ikinyamaboko kibaziritse. Benshi baratsikamiye kubera umwuka w'ishyari ku buzima bwabo. Umwuka utsikamiye abanyarwanda, umwuka wo kutababarira. Wenda hari ibibi byakubayeho, hari ibyago byakugwiririye, ariko Satani azakoresha umwuka wo kutababarira kugira ngo agumye gutsikamiye. Kubabarira ni mu nyungu zawe, ntago biri mu nyungu z'ubabariye. Niba utarubizi rwose, wowe usabwa kubabarira wakugiriye nabi, ni umugabo wawe waguciye inyuma se, ni umuntu runaka waguhemukiye. Kubabarira biri mu nyungu zawe first, mbere ya byose biri mu nyungu zawe, kuko nutababarira uzarimbuka. Nkubwiza ukuri,
kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo utababarira nawe ntazababarirwa. Nta kintu umuntu yagukorera cyaruta ibyo wakoreye Imana bibi. Wacumuye ku Mana kenshi, Imana irakubabarira. Wowe niki cyatuma utababarira umuntu? Hari ikintu inyoko umuntu itakoreye Yesu ko yatubabariye se, akadusabira imigisha ahubwo. Niba ari ugukubitwa yarakubiswe, niba ari ukuvumwa yaravumwe, niba ari ukwicwa yarishwe, noneho yishwe urupfu rubi, noneho we yishwe ari n'inzira karengana, ari umwere, ari umukiranutsi imbere n'inyuma. Kuva isi yaremwa nta wundi muntu wabaye ku isi ari umwere, ari umukiranutsi. Na Enoki ntabwo yari umukiranutsi. Njye ntabwo mbyizera ko Enoki yari umukiranutsi nka Kristo. Yari umukiranutsi ku rwego rw'inyoko muntu nyine. Ariko uri muri ihombya. Uyu munsi ubuzima bwawe buri mu kaga. Uyu munsi ubukene niwo mugabane wawe. Kubera iki? Kubera ko wanze kubabarira, dayimoni w'ubukene aza ku buzima bwawe. Iki kinyamaboko cyitwa kutababarira ugomba kugihambira mu izina rya Yesu. Ugomba kukihambira. Witegereza ngo hazagereza kukwigisha kubabarira. Oya. Kubabarira biri mu nyungu zawe muvandimwe mu izina rya Yesu. Umwuka w'ubusambanyi ni ikinyamaboko kiziritse benshi, urubyiruko benshi igeno ryabo ryararangiye, benshi igeno ryabo ryagiyeho akadomo kubera umwuka wo gusambana. Ikinyamaboko cy'ubusinzi gihambiriye benshi. Ikinyamaboko kindi gihambiriye abantu ubusharire, umutima mubi. Hano hose uragenda ugasanga abantu n'abanyamushiha, abantu bakuriye mu miryango, ababyeyi n'abanyamushiha. Umuntu aravuga nawe nta n'ikintu bamugize. Umushiha ni ikinyamaboko kikuziritse. Utaragihambira biragoye ko uzagira ku migisha Imana yaguteguriye. Ikinyamaboko kindi kiziritse abantu, ubuyobe bw'amadini. Idini riraziritse we, idini riraziritse. Bari mu buzima bubi, ibyo barimo ntibikunda, ntibibakundira. Urebye umurongo w'ibyo bakubwira bagenderaho ni byiza, ariko se babasha kubyubahiriza? Bikada. Kubera iki? Ikinyamaboko cyitwa idini kirabahambiriye, kibabujije kwakira Kristo, ku buryo banareba bene wabo basangiye amaraso, kuko badasangiye idini bakababona nk'abanzi. Uwo ni umudayimoni nshuti yanjye, ndamwirukana ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ikinyamaboko gikuru kiziritse abanyarwanda n'umwuka w'ubupfumu. Umwuka w'ubupfumu ni icyago cyaguriye u Rwanda. Abantu nibadahaguruka ngo barwanye umwuka w'ubupfumu, generasiyo zirarangiye. Umwuka w'ubupfumu ahantu bera mubi noneho ntabwo uri mu bapfumu abangaba bo muri za shrines, abangaba bapfumura. Waragiye noneho ujyana mu mihanda, urabura n'umuntu akaguhanurira. Ntabwo aguhanurira akoresheje umwuka wera, kuko ntawe atunze, arakoresha umwuka wisanisha, familiar spirit. Abadayimoni bo mu bisekuru bye bagakominikana n'abadayimoni bo mu bisekuru byawe, bakamuha amakuru y'ubuzima bwawe. Uti noneho ndahanuriwe. Umuntu ajya gusenga aricyo kimujyanye. Ubu bupfumu bwageze mu madini, yajyayo batamuhanurira akava yatishimye. Ubupfumu murebe kuri za social media, ni ukwirirwa bahanura ati bizagenda uku. Abanyarwanda bamaze imyaka 30 bategereje ibintu by'umupfumu ngo witwa Magayane. Nta kindi bareba n'ibyo gusa. Birababaje. Ahantu ugiye ukabona ikiganiro kivuga ibintu by'ubuhanuzi, kivuga ibintu by'ubupfumu, usanga views ni nyinshi cyane. Abantu barabireba bitabiriye. Ariko abantu bavuga Imana, uburyo Kristo ari urukundo, uburyo Kristo yatubatuye, ninde se ubireba? Ntawe ubyitaho. Ariko uvuga ubupfumu bose barabireba bashishikaye. Ariko narimbura mu izina rya Yesu ibinyamaboko byose biri ku buzima bwacu. Haleluya. Utaraboha ibinyamaboko biri ku buzima bwawe, biragoye ko ubuzima bwawe uzabwinjiramo ngo ubohore. Nawe uri gusengera abana bawe, mufasha wawe cyangwa iki, ugomba kubanza ukaboha ikinyamaboko kiri ku buzima bwe. Nawe ushaka gusengera abanyarwanda, ugomba kubanza ukaboha ibinyamaboko biri ku banyarwanda. Haleluya. Uwiteka mu izina rya Yesu turaboha ibinyamaboko byose biri ku buzima bwacu. Turaboha ibinyamaboko byose byahagurukiye kurwanya ubuzima bwacu mu izina rya Yesu. Uwiteka mu izina rya Yesu turakwinginze ngo imbaraga z'umwuka wera zibane natwe, kandi zitwongera imbaraga n'ubushobozi bwo kurimbura imyuka yose y'ibinyamaboko iri ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Ikinyamaboko cy'urwango turagihambira, turakirimbura mu izina rya Yesu. Umwami Yesu Kristo ni urukundo, turakira urukundo ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Ibi binyamaboko byose turabirandurana n'imizi. Ibi binyamaboko byose turabirandurana n'imizi, turabirandurana n'ibikorwa byabyo byose, n'imbuto zabyo zose, n'imirizo yabyo yose mu izina rya Yesu.
ibi binyamaboko turabirimburana n'imyuka bikorana, turabirimburana n'ibyo byubatse ku buzima bwacu byose, turabyirukana mu mubiri wacu, turabyirukana mu miryango yacu, turabyirukana mu buzima bwacu mu izina rya Yesu. Wowe unkurikiranye wature uvuga uti ibinyamaboko byose biri ku buzima bwanjye ndabihambiriye, ibinyamaboko byose bindwanya ndabihambiriye mu izina rya Yesu. Ndahambira ibinyamaboko byose byabangamiye ubuzima bwanjye, ndahambira ibinyamaboko byose byazitiye ubuzima bwanjye, ndahambira ibinyamaboko byose byabangamiye ubuzima bwanjye mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ndahambira ibinyamaboko byose mu izina rya Yesu. Ibinyamaboko byose by'umwijima biri ku buzima bwanjye ndabihambira. Ikinyamaboko ubwibone ndagihambira mu izina ry'Umwami Yesu. Ikinyamaboko kwigomeka ndagihambira mu izina rya Yesu. Ikinyamaboko icyangire ndagihambira mu izina rya Yesu. Ikinyamaboko cyo gusenga ibigirwamana no kwizerera mu bigirwamana ndagihambira mu izina rya Yesu. Ikinyamaboko ishyari ndagihambira mu izina rya Yesu. Ikinyamaboko kutababarira ndagihambira mu izina rya Yesu. Ikinyamaboko cy'ubusambanyi ndagihambira mu izina rya Yesu. Rimbuka mu izina rya Yesu. Break even right now in the name of Jesus. Ikinyamaboko cy'ubusinzi ndagihambira mu izina rya Yesu. Ikinyamaboko cyo kugendera mu mihango y'idini ndagihambira mu izina rya Yesu. Ndatura ko Kristo ari we mwami wanjye. Iyi mihango y'idini nitandukanyije nayo mu izina rya Yesu. Ikinyamaboko cy'ubupfumu ndagihambira, ndagishwiragiza mu izina rya Yesu. Ikinyamaboko cy'ubusharire, umujinya, uburakari, umutima mubi ndakirukana mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Mu izina ry'Umwami Yesu Kristo Yeshuwa. Data, turakwingiza ngo ubuzima bwacu ubwuzuza Umwuka Wera. Turakwingiza ngo ubuzima bwacu ubwuzuza imbuto z'Umwuka Wera. Harimo urukundo, harimo ibyishimo, harimo amahoro, harimo ubugwaneza, harimo imirimo myiza, harimo kwizera, harimo no kwirinda mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Kandi turakwingize Mwami mwiza ngo utwejeshe ubwiza bwawe, utwejeshe ubwiza bwawe mu izina rya Yesu. Uwiteka, turakwingize ngo uduha umwuka uduhindura abana b'Imana. Uyu mwuka usimburaho icyangire cyari kiri. Haleluya, mu izina rya Yesu. Uduha umwuka w'ukuri ku buzima bwacu. Uyu mwuka w'ukuri usimbura umwuka w'ibinyoma, usimbura umwuka w'ubupfumu, usimbura imyuka yisanisha. Haleluya, mu izina rya Yesu. Kandi turakwingiza ngo uduhe umwuka wo kuzuka, uduhe umwuka w'ubuzima usagutse mu izina rya Yesu. Satani nta kindi kimugenza, agendwa no kwica, agendwa no kwiba, kandi agendwa no gusenya. Ariko Umwami Yesu icyamuzanye ni ukugira ngo tubone ubugingo kandi tububone busendereye. Ndakwaturaho umwuka w'ubugingo mu izina rya Yesu. Ndakwaturaho umwuka w'ubuzima mu izina rya Yesu. Ubuzima busendereye, gukenyuka ntabwo ari umugabane wacu. Haleluya. Kandi ndakwaturaho impano z'umwuka mu izina rya Yesu. Haleluya. Amaraso ya Yesu Kristo aba ariyo atweza, aba ariyo adutunganya mu izina rya Yesu. Turarimbura imirimo yose ya kamere, turarimbura imirimo yose y'umwijima ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Turatura ko imbaraga z'umwijima zirimbutse, turatura ko imbaraga zanduye zirimbutse, turatura ko amaraso ya Yesu Kristo arimbuye imivumo yose ya karande iri ku buzima bwacu. Haleluya. Ibinyamaboko byose birarimbuwe, ibinyamaboko byose birarimbuwe, bivuye ku buzima bwacu, birashwiragiye, birimbutse mu izina rya Yesu. Haleluya. Muvandimwe rero, atura ko ibinyamaboko birimbutse ku buzima bwawe. Ndakwaturaho ko ibinyamaboko birimbutse ku buzima bwawe. Ibinyamaboko byose byari bifashe igihugu cy'u Rwanda, ndatura ko birimbutse. Haleluya, haleluya. Abanyarwanda barabohowe mu izina ry'Umwami Yesu. Haleluya. Umwuka w'amacakubiri uvuye ku banyarwanda mu izina rya Yesu. Umwuka w'ubwibone uvuye ku banyarwanda, umwuka w'ubwigomeke uvuye ku banyarwanda, umwuka w'icyangire uvuye ku banyarwanda, gusenga ibigirwamana bivuye ku banyarwanda mu izina rya Yesu. Umwuka w'ishyari, igomwa bivuye ku banyarwanda, umwuka wo kwikunda uvuye ku banyarwanda mu izina rya Yesu. Kutababarira bivuye ku banyarwanda mu izina rya Yesu. Umwuka w'ubusambanyi uvuye ku banyarwanda, umwuka w'ubusinzi tubirukanye ku banyarwanda mu izina rya Yesu. Ntabwo umugabane wacu ari ubusinzi, ntabwo umwuka wera yaba mu muntu w'umusinzi. Twirukanye rero umwuka w'ubusinzi mu izina rya Yesu. Mihango y'idini, umwuka wa mihango y'idini turawirukanye mu izina rya Yesu. Umwuka w'ubuyobe turawirukanye, umwuka w'ubupfumu turawuhambirije, ni ukuri imishwaro usubira ikuzimu mu izina rya Yesu. Ubusharire, urwango, uburakari, umutima mubi tubyirukanye mu banyarwanda. Ndatura ko tubohowe, ndatura ko tubohowe mu izina rya Yesu. Umugabane wacu ni urukundo, umugabane wacu ni amahoro, umugabane wacu ni kubana amahoro, umugabane wacu ni ubugwaneza, umugabane wacu ni umutima mwiza, umugabane wacu ni ukwirinda mu izina rya Yesu. Haleluya. Kibaye n'ikibi cy'Uwiteka, turakwishimiye Mwami mwiza, turakunezerewe Mwami mwiza. Turatura ko tubohowe, ubohowe na Kristo ababohowe by'ukuri. Ntabwo kubatuka ari umurimo w'umunsi umwe, ntabwo kubatuka ari umurimo w'akanya gato, ahubwo ni process.
ugomba gushyiramo umuhate. Ijambo ry'Imana riravuga ngo murwanye Satani n'abazabahunga. Nuko umurwanya nyine. Bamwe bagushuka ngo barakubatura by'ijoro rimwe, ni abanyabinyoma bariya. Ahubwo ugomba gufata gahunda yo kurwanya Satani n'abazaguhunga mu izina rya Yesu. Uwiteka aguhe umugisha kandi akuyobore muri byose. Urakoze Uwiteka Mana nziza, urakoze kubwo ibyo ukomeje kudukorera. Turatura ko Nyagasani tubatuwe nawe.